Nze kuri copa urubyiruko uyu munsi muri gutaka ubukene urubyiruko ruri gutaka uyu munsi koko mu Rwanda ubukene ku rubyiruko rurahari rurahari cyane. ubona ubwo bukene buturuka Bukene ahanini buturuka so nabyita nko kutahabwa support cyaturayihabwa ahubwo nitikoreshe neza. Ariko ubundi bukene mu rubyiruko buri guturuka ku kintu kitajyanye no kumva ko ushoboye. uyu munsi kuba urubyiruko ruvuga ngo mu Rwanda hari ubukene, ubona imirimo yo gukora mu Rwanda yarabuze cyangwa n'urubyiruko so twavuga rwanebwe? Imirimo ntabwo yabuze. Imirimo ntabwo yabuze ahubwo n'urubyiruko tutagerageza gukora tari gukora. Okay, hereza inama urubyiruko ruvuga ko rukennye cyangwa se mu Rwanda nyine habuze akazi ko gukora, akumva nyine so arabyutse araryamye ariko akabura amafaranga ari kubona, bagahita asapoza ko nyine mu Rwanda nta kintu gihari cyo gukora umuntu yakora amafaranga. Inama nababwira ni ukuba abahigi ba nyawe. Ukaba umuhigi wa nyawe kumva ko ibintu byose ubishoboye, ugahiga nyine ugahiga hepfo na ruguru, ukaba umuhigi wa nyawe mpaka utanye umuhigo. Ibyo nabwira urubyiruko. Okay, sinzi nimba hari ikintu twaba tugiye kugenda tutavuze kuko amasaha yatujyanye, tugiye gusoza. Hari ikintu umva twaba tugiye tutavuze ushaka kubwira abanyarwanda? Ikintu nababwira bose ndabakunda, abakunzi banjye ndabakunda, n'abanyarwanda muri rusange bose ndabakunda. Wabasaba iki? Nabasaba kuguma kunshyigikira, ukareba ibikorwa byanjye, niwumve ko lyrics ntacyo zimaze, mukazishyigikira nazo zikagera ku yindi level. Paul, mu masegonda 30 itwara nk'umuyobozi w'urubyiruko hano mu Rwanda nka minisitiri w'urubyiruko, so ugira ikintu ubwira urubyiruko? Nitwaye minisitiri w'urubyiruko masegonda ngahe? 30 itwara nka minisitiri w'urubyiruko, ugira ikintu ubwira abanyarwanda? Ibintu biragoye. Okay, Paul, uri minisitiri w'urubyiruko, twagutumiye muri studio za Goodrich TV. Suppose nyine nuko nkume so koresha amasegonda 30 utanga ubutumwa buba trend uraza kumvwa cyane nyine n'urubyiruko. Umva igihari hari ibintu nakomeje kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga, muri ikintu ngiye kugarukaho umuvandimwe yarabikomozaho. Iki kibazo kiri mu rubyiruko rurakeneye kandi nanjye ndacyari mu rubyiruko, ariko igihari ntabwo ndabyita ko urubyiruko bakennye, urubyiruko rukennye, ahubwo igihari bamwe muri twe hari imirimo turimo turagenda dusuzugura, cyangwa se ugasanga wenda ni ibintu runaka tudafiteho ubumenyi, cyangwa se ugasanga ntiturimo turashaka kwiga. Beta twe ntitugerageze dushake buryo ki dushaka ubumenyi ku bintu runaka byinshi bigiye bitandukanye. Bikumva nyine hari ibi bintu nyine abantu bo ndabyita imirimo ngiro, maybe kari biko babyita imirimo ngiro nyine. Kuba hari ikintu runaka uzi gukora nyine kijyanye n'amaboko nyine ibyo bintu urubyiruko tugerageze tubyiteho, tubihereze umwanya. Ndabizi neza yuko umuntu buriya ufite inosiyo yo kubira bintu ko byana kose ntabwo byapfa kwanga. Ijambo rya minisitiri karatambutse. So reka rero dushimire abanyarwanda tukiri kubana muri iki kiganiro, dusigaranye iminota mike cyane. Ndagusaba Ben kubanga abwiye ibyuma ashyiremo akaruhuko gato cyane, ubundi tugaruke mu bwana.